Ladies and gentlemen, bahaye ikaze kuri Kigali International Airport. Tubahaye ikaze ku kibuga cy'indege mpuzamahanga cya Kigali. Aha turi rero naje hari gahunda nyinshi ziteganyijwe. Ikipe ya Rayon Sport Women Football Club kuri iki cyumweru iherutse kugera ku mukino wa nyuma wa Sekafa. Uwo mukino wa nyuma ni uri buze gutanga qualification yo kuba yajya mu matsinda. Harabura umukino umwe wonyine, iminota 90 igatuma Rayon Sport y'abari n'abategarugori hejuru y'amateka remereye imaze gukora kugeza kuri aka kanya, ikongeraho andi mateka ariko anabyara amafaranga. Ku munsi wo kuwa gatanu nari kumwe na perezida w'ikipe ya Rayon Sport avugana n'ikipe ya Rayon Sport Women Football Club, avuga ngo mbahaye isezerano ryanjye igihe cyose mwagera ku mukino wa nyuma wa Sekafa nzaba ndi kumwe namwe. Niyo mpamvu uyu munsi nanjye nazindutse ngo mbanze ndebe. Turi ku munsi wo kuwa mbere, finali bayigezeho ku munsi w'ejo, ariko se yaba ari umwe mu bantu bari mu bantu bagiye kurira indege aka kanya nawe akajya kureba aba bakobwa? Reka nze ngandire nawe muri rusange. Komera cyane Wasiri. Umeze utumeze ute? Neza cyane. Yego. Duherukana ku munsi wo kuwa gatanu uvugana na delegation ya Rayon Sport iri mu gihugu cya Kenya, ubemerera ko ku munsi wo ku cyumweru nitugera ku mukino wa nyuma ugomba kuzajya kwifatanya nabo. Umukino wa nyuma ukaba nawo hari. Niho waba uri murajya? Wasiri, banzumbarije nka mwarimu kuko mbisezeranya abakobwa, mbashimira cyane kwanza, maze mbashimire kuko nabaye isezerano ndababwira mugeze muri semi final, ariko intego ntago yari bari bakabaye bayigezaho. Intego ari yo gutwara igikombe. So ubu rero no bageze kuri finale, nari nabasezeranije ko umunsi bazagera kuri finale uko byagenda kose ngomba kugenda tukabana muri uwo mwanya tugatwara igikombe turi kumwe. Intego ni ukugira gute? No gutwara igikombe. Gutwara igikombe. Ubu rero urugendo impamvu ndi hano kuri aeroport ntago ngiye muri business, ahubwo ngiye kureba abakobwa bacu babaye intwari rwose kuba wageze kuri finale, bagiye bahigika ibihangange za Uganda, za Ethiopia, za Burundi. Urumva n'abakobwa rwose n'intwari. So ngiye kubareba rero, ntabwo nibugere nyine, hari abandi tujyana, hanyuma tugende twicare tuganire turebe ko noneho intego yabavanye Kigali yari yo gutwara igikombe, kandi bageze ku kigero cya 90. So reka turebe 10% ko turirangiza. Hanyuma se perezida, urakoze cyane no kuganira kuri background ntoya cyane y'ibyaranze urugendo rwabo. Urugendo rwabo n'urugendo mwakiriye mute mwebwe, n'urugendo mwafashe mute muri rusange? Urugendo ni bisanzwe. Ubushize baragiye n'urugendo ngaruka mwaka, n'ubushize igikombe barakitabiriye, ariko ntago bitwaye neza nkuko nguko. So rero ni ukugenda bubaka. Bigaragara ko umwaka ushize n'uyu barize, uyu munsi bafite icyo bageraho. Ikipe y'abakobwa yacu ni ikipe ntago imaze igihe kinini, ariko irimo gukora amateka atandukanye n'igihe imaze, irimo gukora amateka manini. Ikipe urebye buriya kubaka ni continuity. Kubaka ni continuité. Ubushize iyi kipe yari kumwe na Perezida Uwayezu Jean Fidel, bavuyemo, ariko twebwe twahereye ku byo yakoze dukomerezaho. Ni nayo mpamvu uyu munsi bageze kuri finale. Iyo tuza gusanga nta kipe ihari, ntago twakagombye kuba turaha. Yena nako tuba turi kugera muri 1/4 tukavamo, ariko twasanze ihari turubaka. Niyo mpamvu ubona bigeze kuri final. Tugeze kuri finale rero, ni byiza, birashimishije. Ndibaza ko ari n'ubwa mbere mu Rwanda ikipe y'abakobwa igeze kuri finale. So reka twongeye dukomeze tuyitere inkunga, kandi ndibaza ko intego no gutwara igikombe. Intego ni igikombe. Ariko perezida wa Rayon Sport hagarukanye butumwa cyagiye guha bari abakobwa. Ubutumwa ni bwa bundi, no kugera ku ntego, no gutwara igikombe, no kubashimira, no kubatera, no kubaha morale, no kubaha ibyo twabemereye. Nuko ibyo twabemereye kandi birahari, nayo bemereye turi kumwe, twabemereye prime, kandi prime ziracyakomeza. Nibajya no kuri finale nabwo twabemereye indi prime. Nshimira cyane na Ferwafa ihagarariwe na Shema Fabrice, nabo batanze prime. Ni iby'agaciro pe. Ye nabyumvise numva biranshimishije cyane. Ndashimira cyane Ferwafa uburyo irimo gutangira, ubona harimo impinduka nyinshi, harimo challenge, harimo donc harimo ari guhindura bikomeye.
kuba yabashije no kubona ko ikipe yacu akabimenya akagira n'uwo mutwaro none akabishyira mu bikorwa akaba yatanze prime ya miliyoni 5 rwose. Rayon Sport, umuryango wa Rayon Sport turamushimira cyane. Yego, umuryango wa Rayon Sport uramushimira cyane. Ariko se turi ku munsi wo kwa mbere buri ndege ugiye muri Kenya. Ku munsi wo kwa gatandatu Rayon Sport ifite match ya Singida. Aho urugamba rwo mu Rwanda rwo nturutereranye. Oya, ntabwo rwanda urugamba rumwe. Ntabwo rwanda urugamba rumwe. Ndibaza ko kuba ngiye muri Kenya kureba abakobwa hari abandi basigaye. Kandi nange ntabwo nzatinda. Ku gatatu nimugoroba nzaba ndi hano kugira ngo dukomeze dutegure urugamba rwa Singida nyine. Kandi ntabwo turi kurutegura neza. Mwabibonye ko amatike yageze muri system. Mwabibonye ko abantu barimo kugura amatike. Ahubwo nshishikariza n'abantu barimo kugura amatike kugira vuba kuko twakagombye kuba twarakiriye kuri Stade Amahoro ariko barabizi ibirori bihari, event ihari ikomeye cyane ku rwego rw'isi. So twakiriye kuri Pele Stadium kugira ngo nizira event nazo zibere hari. So abakunzi ba Rayon Sport ndibaza ko ari benshi bazaruta stade. So niyo mpamvu twavuze ngo reka dushyiramo amatike hakiri kare kandi abantu bagura amatike donc ducrosinge hakiri kare twitegure tugire gute. Amatike nabonye kuva uyu munsi kuva nimugoroba amatike ajya muri systeme hari itike y'ibihumbi 5 hari hasigaye hose hari 10,000 hatwikiriye 70 VIP 200 VVIP. Perezida hari watekereza ko ibi biciro biri hejuru ni butumwa kimuha? Ndagira ngo ubwo butumwa umbajije ikibazo cyiza numva kingeza ahantu. Kuwa gatandatu ni Rayon Sport izakira Singida. Ni ukuvuga ngo ni association Rayon Sport izakira Singida. Rayon Sport murayizi ni ikipe y'abafana, ni ikipe ni twebwe. Ni ukuvuga ngo mu Kinyarwanda baravuga ngo hari igihe umujugujugu wica inyoni ebyiri. Turatanga ayo mafaranga nubwo wenda wavuga ngo nubwo abantu bari ngo ni menshi sibye katari na menshi, turatanga amafaranga yo kureba match nziza ariko tunatera n'inkunga Rayon Sport. Natanga n'ubutumwa. Rayon Sport ni yacu. Ntabwo tuzajya kureba Rayon Sport for free. Nanjye ubwanjye ndagura tike. Nanjye ubwanjye ndagura tike. Kandi uri president wa Rayon Sport? Ahubwo nigiye kwigura. Nigiye kuko ndi president wa Rayon Sport nyine. Ndashaka ko Rayon Sport igira hiva nahigera. So nigiye kugura tike mbere. Nayo mpamvu ngiye kugura tike. Ubaka kanya urantunguye cyane. Ndumva ntunguye cyane. Ndabona na telefone bahise bayizana ahubwo iyo yisubize yubanza nta kintu turi wikoreshe. Reka rero tite tureba uburyo president agura itike. Reka nsabe Iva uri kuri kamera. Uburyo bwo kugura itike ibi ngibi ndabizi cyane. Kanyimugurishe ngewe ibi bintu mba mbizi cyane. Mbwira mbyikoreshe. 700 akanyenyeri 662 shyira kandi kanyenyeri 700 aka kanyenyeri kamwe nari nashyizemo gakoreho 700 shyiraho 700 yego akanyenyeri 702 noneho urwego 702 urwego yego hanyuma gutya ugira utyo urabona ko match ihisize Rayon Sport versus Singida. Okay, urashyiramo rimwe yego urumva bigaragare neza yego rwose systeme ubu birimo biri refreshinga neza cyane kugira ngo tugere aho twinjira muri systeme twinjiyemo nono sasa. Hari general ni 5,000, regular ni 10,000, abantu baribona ko birimo VIP ni 70,000, VVIP ni note 200,000. Uragura iyiherero nyakubahwa president. Ubu urashyira mu kane rero. Yego kane rwose dore ngiyi. Yego itike ndabona president agiye kuyigura barakubaza bati ugiye kugura amatike angahe? Maximum ni 5. President uragura iyawe gusa cyangwa uragura ni ya madamu? Kubera ko madamu ari mu kazi kenshi ndagura iyanjye gusa. Ni yawe wenyine. Itike ashizemo imwe akanze kukwemeza baramubwiye bati ugiye gutegereza ibijyanye no kwishyura cyangwa nubona binatinze. Voilà, biza mu buryo bwihuta cyane. Agira gutya ushyiremo rimwe umubare w'ibanga sinshaka kureba mwawushyiriramo hirya hanyuma ukanyereka resiri. Oya n'abandi bari kureba hariya. Umubare w'ibanga nanjye ndebye hirya n'umuco abanyarwanda tugira iyo umuntu yatakubwira ngo reba hirya umubare w'ibanga iyo tugezeho munareba hirya. Sender response sent to agent birasobanura ko
umuyobozi w'ikipe ya Rayon Sport aguze itike ngiyi ndayifite hano imbere yanjye na transaction ngiyi irabaye ya mobile money itike y'ibihumbi 200 perezida w'ikipe ya Rayon Sport arayiguze. Inyuma yo kugura itike rero gira ubutumwa ugenera abandi bayobozi b'ikipe bayoboye ikipe ya Rayon Sport, abakunzi b'ikipe ya Rayon Sport nyuma yuko nawe ubaye umuntu wa mbere uguze itike ya VVIP kuri kamera. No kuri icyo shaka kubwira abakunzi ba Rayon Sport, abafana ba Rayon Sport, abayobozi ba Rayon Sport, abayoboye Rayon Sport, n'umwanya mwiza wo kureba match nziza dutera n'inkunga Rayon Sport yacu. Gose nukuvuga ngo rero nibaza ko nta nubwo ndirirwa mbibabwira n'ibintu bibarimo n'ubundi Rayon Sport yabayeho ku bwacu, yabayeho ku bwanyu, yabayeho ku bwabo. So ni iki gikorwa turimo gukora, turi gukora igikorwa rero cyo kugura itike kureba umupira ariko dutera n'inkunga Rayon Sport. Donc muri kwa kwishakamo iki ibisubizo, ni ukwishakamo ibisubizo kuko nta bundi buryo tubonamo amafaranga, ni umuco wacu n'ubu ngubu. Niba jewe nguze itike rero twese dufata uwo mujyo tugura amatike tuzirebere match, cyane ko amatike ni makeya kubera space iri muri Pele Stadium. Yego tugana ku musozo mbere yuko nkurekura rero ngo mujye mu kibuga cy'indege mwitegura kugenda, ese ko turimo turashishikarizwa kugura amatike, ikipe yo yaba yiteguye? Wasiri nakubwiye ngo ntukambaze nka mwarimu ntago wayibonye ejo bundi kwa gatandatu buriya twari dufitemo abakinnyi bagera muri 4 batabanje mu kibuga, wongeyeho Abedi nawe utarumeze neza kubera yavuye muri nationali akantu gatoya ka deshirire, ariko ubu bameze neza. Rero kwa gatandatu nta mukinnyi n'umwe wa Rayon Sport uzaba atameze neza, usibye ko nabari bahari. Sinzi niba warabonye ukuntu bakinaga, warabibonye? Ngewe natangajwe n'uriya mupira gusa. Ushimira na Kiyovu ifite ikipe nziza, ariko yasanze ifite hari indi kipe nziza kurusha kuyirusha. Kame murayitsinda bihangane kuko n'ubwa kenshi ntago ari ubwa mbere. Nibaza ko bamaze no kubimenyera ko bagomba gutsindwa na Rayon Sport. Ubushize twabatsinza rero twatsinda mwaza mu batsinze 3 kikurikira. Bwa mbere bwo nari mfite uburakari bwinshi nayitsinze 4. So ubu ndagenda ngabanya kugira ngo batazababara cyane. Bisobanuye ko rero uratanga ikizere ku ikipe ku mukino kuri uyu wa gatandatu na Singida ikipe yiteguye. Twubatse nk'abatsinzi, ikipe yacu yiteguye nk'abatsinzi. So bivuze ngo tuzatsinda. Urugendo ruhire rero President. Murakoze cyane, musigare ku rugo neza, musigare amahoro, mwitegura neza Singida kandi ndabizi ko mubishoboye. Ndatekereza ugomba kuzaza kwa gatatu natwe tukubwira ko stade twayujuje. Exactly. Kwa gatatu niwo munsi wa nyuma wo kuzuza stade. Nzaza sange stade yuzuye. Yego. Ni umuyobozi w'ikipe ya Rayon Sport twaganiraga ugiye kurira indege agiye muri Kenya kureba finali ya Sekafa y'abari n'abategarugori iri buze kuba kuri uyu wa kabiri. Finali nibwiraza ko bihari, barakina n'ikipe ikomeye, ariko na Rayon Sport irakomeye kubera ko mu rugendo rwose Rayon Sport ikoze kugera ku mukino wa nyuma izamu ryayo hinjiyemo igitego kimwe cyonyine, kimwe cyo kuri match ya mbere. Ibi birasobanura ko bageze ku mukino wa nyuma babimerita, babideservinga. Asize ubutumwa bubiri: ubwa mbere dukomeze dushyigikire Rayon Sport y'abari n'abategarugori iri muri Kenya, kabiri twuzure stade hakiri kare kugira ngo Singida ubwiza bikandagiye hano ibanzi igongane na Post ibabwira ngo stade iri sold out, kabiri izanagere muri stade isange abakunzi b'ikipe ya Rayon Sport twese twahuzuye. Bwari bwo butumwa bwa president. Amatike ari muri system nayo waguri yawe, ni gukanda akanyenyeri 662 akanyenyeri 700 akanyenyeri 772 urwego, hanyuma byose bikagenda neza cyane. Yaguze itike na Wasira aragura itike, nawe uze kugura itike kugira ngo twese tuzahurire muri Kigali Pele Stadium. Twishyuye Rayon Sport yabonye amafaranga, ariko tunayiha amashyi tuyihe n'umurindi uyemerera gutsinda ikipe ya Singida kugira ngo tujyane muri Tanzania impamba ihagije. Mwakoze cyane, nimukomeze mubane na Rayon Sport TV, ibindi byose ni hano mugomba kubisanga.